Hello everyone, nanone turagarutse kuri Kijuru TV show, tugarukanye na wa mama wacu, banje kubasuhuza we wakoze subscribe nawe utarayikora, kanda kuri subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Njye bahita Oxyfox nk'ibisanzwe, ndi umunyamakuru wanyu. Tugarukanye na wa mama mu gice cya gatatu cy'ubuhamya bw'ukuntu yaje gukizwa agatuma n'umuryango we wikizwa. Ubushize twatandukanye arimo aratubwira ukuntu yaje gukundana n'umuhungu akamubwira buryo ki ava mu gakiza, kandi we yashakaga kuba mu gakiza akajyana na wa muhungu mu gakiza. Twagiye dufite amatsiko yo kumenya nyuma yo kubona agakiza ese wa muhungu baragumanye, barakomeje barakundana, baje gukomezanya, byagenze bite? Reka twibwirire arahibereye, bamwita mu mapromesse yatubwira. Murakoze cyane, nanjye mbanje gusuhuza abakunzi ba Kijuru TV show. Ndabashuhuje aho muri hose, mugubwe neza kandi Imana ibaha umugisha gukomeza kudukurikirana. Warumbajije ikibazo rero Fox, ngo niba twarakomeje gukundana. Ntago ariko byagenze, ariko nta nubwo twanganye wenda nk'abapagani, ariko ibintu byo gukomeza gukundana ntago byakomeje kubaho, kuko we yarafite nyine icyifuzo cy'uko twazajya mu bintu by'agakiza cyangwa se byo gusenga cyane tumaze gukorana ubukwe. Rero njyewe nyuma yo guhura na Kirisitu nahise mfata umwanzuro wo guhita mbatizwa, njya muri Yorodani, nakira agakiza mu gihe we atari byo yashakaga. Rero ntabwo twakomezanyije, nakomeje kwisengera Imana, ngira n'icyifuzo cyo kuba nabona undi musore dukundana ukijijwe. Nagize icyifuzo ndanagisengera. Ndabyibuka igihe kimwe narikoze, hari icyumba cy'abamama cyari kiri hano ku Karambo, cyabagamo abantu bafite abagabo gusa, abantu bashyingiwe bubatse ingo. Ndangije numva nshaka kugira ngo njye gusengana n'abamama, menye iby'abamama, nanjye nimba umumama nzabe nzi mfiteho amakuru y'ukuntu nyine abamama bitwara mu ngo zabo. Nagize bityo nshaka igitenge ndakenyera, nambara umupira w'imbeho, mfunga mu mutwe igitambaro nk'uko abamama nyine bajyaga gusenga bimeze. Ndangije ngezeyo turasenga nyine, urumva nari ngiye gusengana n'abamama ariko mfite icyifuzo cyo gusengera urugo n'uwo tuzashakana. Ndagenda ndasenga, icyifuzo cyanjye ntereka Imana. Ndabyibuka ijwi ry'Imana ryaramanutse, rimanuka rivuga ku muntu nyine ufite icyo cyifuzo. Noneho Imana irambwira ngo mujakazi wanjye, ngo harya ngo urashaka umutware, ngo reka mvugane nawe. Ndimo ndamureba ari imbere yanjye ansaba nawe umufasha, kandi yakijijwe kera. Ati ndamwohereje kandi aragusanga mu rugo rw'iwanyu. Ko niko ijwi ry'Imana ryambwiraga. Imana irambwira ngo akimara kubimbwira, akimara kunsaba umubano nawe, ngo sinzikirize yego cyangwa hoye, ahubwo nzabanze nsenge nanone Imana nisabe ibimenyetso, nayo izururikira kubimpa kuko ari ivuganye nanjye. Irambwira ngo ndinde imboni z'amaso yanjye, ndinde uko ngenda, ndindira Imana iyo imuhuze nanjye. Ubwo rero kuva icyo gihe nta bintu byo kongera kujya mu nkundo ningiye kujyamo, narasenze gusa ndatuza. Noneho igihe kimwe ndabyibuka twari dufite ubukwe bw'umukobwa wo kwa data wacu. Ndamanuka ngenda mu rugo iwacu, ngiye muri ubwo bukwe. Ngezeyo nibwo nahuye n'uwari umwarimu wanjye muri tronco. Duhura nkiva mu modoka, nta rukundo twari twarigeze tugirana ntaki, gusa njye nari muzi nk'umunyeshuri we,
nawe ngo hari ukuntu yari yarigeze kumbona ahantu mu bukwe twari twatashye bw'umusore bakoranaga, noneho arankunda akajya mbaza uwo mugeni twashyingiye amumbazaho amakuru, mbese yarankunze ariko ntiyarimbwira, ahubwo akabibwira wa mugeni twagize gute twashyingiye, amubaza aho nsengera, amubaza ahantu mba, mbese amubaza amakuru yose kuri njyewe. Noneho urumva twahuye icyo gihe ngiye iwacu amakuru yanjye yose yari ayafite. Uwo mugeni twashyingiye aho ngaho yari yarayamuhaye, yaramubwiye amakuru yanjye yose. Noneho amubaza niba afite fiance, ibyo ntiyabimenya kuko aba ari ibanga ry'umukobwa, ntiyabasha kumwikiririza ngo amubwire ko mfite fiance cyangwa se ntamufite, biramuyobera. Noneho kuza kunsuhuza amerekeza ashaka kugira ngo amaking sure nimba hari undi mufiance mfite. Bihuza nuko nyine nta n'undi mufiance nari mfite, nta n'iby'inkundo bindi nari ndimo, nta n'ibyo natekerezaga. Ubwo uwo nguwo twahuriye aho ngaho niwe twaje gukomezanya nka fiance, arasaba arakwa turashyingirana. Noneho aho ngaho umuntu ahita agira akabazo k'amatsiko. Uwiteka Imana wagiye gusenga arakubwira ngo uwo muhungu mwakundanaga ntuzamubwire yego cyangwa oya. Oya, wabyumvishije nabi. Ni ukuvuga ngo uwo twakundanaga, ibyo filime yarangiriye aho ngaho byarangiriye aho ngaho, ahubwo nyuma y'igihe kirekire ngira icyifuzo cyo kongera gusenga Imana, noneho impuze n'umuntu tuzasezerana tugakorana ubukwe tugashyingirana. Umugabo yanteguriye cyangwa se umusore yanteguriye. Numvaga ibintu byo kujya mu nkundo n'abasore cyangwa se gukundana n'abandi bantu ntafite amakuru nimba ari Imana yanteguriye ntabishaka. Noneho ngewe nagiye muri icyo cyumba cy'abamama mfite icyifuzo cyo kumenya ninde Imana yanteguriye. Icyo gihe rero Imana yarambwiye ngo uwo yanteguriye ntiyamuvuga mu mazina, irambwira ngo araje iramwohereje ngo kuko ahora imbere yayo nawe arimo asaba umufasha. Ngo agiye kuza ngo kandi azansanga mu rugo rw'iwacu. Noneho akimara kubimbwira, donc we uwo wundi Imana yateguye akimara kubimbwira, nkimara kubyumva ariko nsaba umubano nyine kuzakorana ubukwe nawe cyangwa se kuzabana nawe. Sinzikirize yego cyangwa hoya, donc sinzamwemerere cyangwa ngo mpakane. Yego ntabanje gusaba Imana ibimenyetso ngo nayo izirurukira kubimpa kuko ariyo ivuganye nanjye. Rero icyo gihe ndabyibuka, icyo gihe ngi iwacu nahise nibuka icyo Imana yari yaravuganye nanjye cyo kutikiriza yego cyangwa se hoya. Yaraje nyine aza mu rugo arabimbwira, mpita nibuka icyo Imana yavuganye nanjye. Ndamubwira nti rero ntabwo nakubwira ngo yego ndabyemeye cyangwa se ngo ndabyanze oya, nk'uko wafashe igihe cyo kubitekerezaho, nanjye ngiye gufata igihe mbitekerezeho, nindangizana nabisengera Imana, ninyemerera kukubwira yego nzaza nkubwire yego, ni itanyemerera kandi nabwo bikaba oya nzaza nkubwire oya. Nuko byagenze. Okay, noneho akandi kabazo k'amatsiko mfite ni akangaka. Ese uwo muntu Imana yaguhuje nawe, we wasanze byibuze ibintu byo gusenga abyumva neza ku buryo bitigeze bikujena cyane ku rwego rwo kuba wenda yasatira nka wa wundi mwahoze mukundana mbere? Urumva we yarakijijwe kandi amakuru Imana yari yanayambwiye. Yari yambwiye ko yakijijwe mbere yanjye. We yarakijijwe, yaranakijijwe kera mbere yuko ngewe nkiza. Ayo makuru yo nari nyafite ariko ntazi ngo ninde. Yego.
Okay, ndumva noneho ibintu bigenze sawa, abantu mwari mufite amatsiko, ndakeka amatsiko yanyu ashize. Tuzagaruka hano ni kuri Kijoro TV show. Wowe utarakora subscribe, kanda subscribe, like, comment, unakore share, abantu bakomeze babone ibintu bibera kuri Kijoro TV show. Haberaho ibintu byinshi bitandukanye, ubuhamya bw'abantu bw'ukuntu bagiye bakizwa, hanyuraho indirimbo nziza z'Imana. Wewe utarakora subscribe, nagushishikariza gukora subscribe kuko Kijoro TV nakagaruka. Ciao ciao, murakoze cyane.